muribuka ukuntu izi sharijeri zikiza arizo zitwaga original. Nyine izi sharijeri zikiza nizo zari original mu buryo bwose buzwi twese tunazi, ariko ubu nizo mwahinduye pirate, nizo zabaye pirate. Ubu niyo charge ipfa ubusa, niyo charge umugozi wayo uhita upfa. Ese nuko iki imbere mwazitaga original? Nuko hagiye hasohoka izindi nyuma yazo zizirenze, cyangwa ina n'isaha nuramenya gutandukanya chargeur ya original cyangwa ya pirate? Nyine dukunda guhindura imigozi, dukunda guhindura amacharge, ugasanga na n'isaha ntiturasobanukirwa ni iyihe chargeur nyakuri ishobora gukora kuri telefone zacu ikaba yakora neza. Urabona hano dufite amoko menshi y'amashargeur. Ubu ushatse wakwegera hano nkakwereka gutandukanya charge original na charge nziza ibereye telefone yawe, kugira ngo utazongera kwibeshya ku kintu kijyanye no kuba wavuga ngo hari charge original, hari charge pirate. Egera hino nkwereke itandukaniro. Iyi yo ntabwo tuyigarukaho, mwayigeze pirate ntikiri original nyine, kandi yaje rwose ariyo charge ifite hit mu macharge yose yabayeho. Ariko ubu ntikivuga. Ni ukubera iki? Urabona iyi ni chargeur ya iPhone. Abantu mufite ama iPhone mwegera hano, iyi bayita USB-C cyangwa Type C. Ese ubundi Type C ni iki? Iyo bavuze Type C baba bavuze ngo iki? Noneho impamvu ini charge ari original kandi kanaba ihenda, ifite amategeko igenderaho. Ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ari iPhone gusa, iyi charge iba ifite amategeko igenderaho. Iyi charge ifite umugozi ufite metero, kandi iyi charge ifite umugozi ufite paseri cyangwa ifite wate 50. Mbese mbere yo kugura charge banza usobanukirwe, unamenye ati charge ngiye kugura ifite wate zingahe, charge ngiye kugura ifite USB ikozwe n'iki. Icyo ni icyambere. Niyo mpamvu iyi charge bayita Type C kandi bakayita original. Kandi koko iyi charge irakomera cyane ku rwego rwo hejuru. Noneho reka tuze hano, si ama iPhone gusa turi buvugeho, reka tuvuge no ku bindi. Iyi ni ya charge y'agatara ifite wate 120. Dore ngiyi bakayita super fast charge. Iyi chargeur pe narayikoresheje, n'ubu ndayikoresha. Iyi chargeur irakomera mu rwego mutabizi mw'abantu mwe. Wowe nujya kugura charge banza umenye ngo charge ngiye kugura ifite wate zingahe, ifite paseri ingano y'umugozi ungana ute. Ese ni wa mugozi udashobora kuhita ucika, cyangwa ngo umugozi uhite utangira kwigonda? Tuvuge nubwo wawugonda. Iyi ni chargeur, uyu mugozi ni umugozi original ndawubatuye. Ushaka umugozi ukomeye, genda ku bacuruza abari bo bose ubereke aka video ati nyamuneka ku isomo batubwiye ati muduhe umugozi umeze gutya, kandi ari wo muduha, kuko uyu mugozi ufite agatara. Uyu mugozi ufite agatara, nanjye niwo nkoresha. Kanze wenda mubereke. Dore uyu mugozi ni mwene uyu, dore nguyu. Iyi USB ni mwene iyi, niyo iyi USB ndayibatuye, irakomera cyane. Telefone yawe niba ituma uhora ugura amasharigeur ya buri kanya, iyi ni USB ikomera, ni USB idacika ubusa, ndayigutuye iyi USB. Iki kiveho tuze kuri iyi. Noneho urabona iyi ifite wate ya 65. Nayo iyi ni Type C, kuko urabona hose aba ari phantom. N'iyi irakomera gusa. Ese ubundi aya mawate atandukanira kuki? Iyi nayo ni Type C rwose irakomera cyane, hose aba ari phantom. Iyi ni Type C ya phantom. Kubera iki se tuvuga ngo ni original? Itandukaniye he ubundi n'iyi mu gukomera? Urabona iyi ifite wate y'120, iyi ikagira wate ya 65. Ariko ugasanga iyi ifite wate 65 iranahenda kuruta iyi ifite wate 120. Ese ubundi bino bintu bitandukanira he? Iyi mpamvu iyi ifite wate 120, iyi ni Type C. Urabona iyi hose ubundi Type C ni igihe noza uno mutwe wahacaginga uba hose ari umwe.
niba ari kuri Phantom hose ari Phantom, niyo mpamvu avuga ati bayita type C, hose aba ari Phantom nk'uko mubibona, hose aba ari Phantom. Noneho urabona iyi yo ifite aha Phantom ikagera naho igitwe gisanzwe nk'uko mubibona cyinjira muri adapter, ariko urabona iyi ni type C, adapter yayo nayo ubwayo ni Phantom. Ariko twajya mu gukomera no kwinjiza vuba, urabona iyi ifite watt 120. Rero iyi nubwo ihenze, ariko iyi iyirusha ingufu. Ni ibintu ugomba kumenya gutandukanya muri make, ni ibintu biba byoroshye. Menya phone charge yawe ikwiriye ngo ni iyihe. Noneho reka tuze kuri iyi nayo bayita fast charging nk'uko muyibona, ifite urayibona ni Power Max, ifite watt 20 kandi nayo ni type C, ariko ugasanga irihenze kuruta iriya ifite watt 120. Dore nayo ni type C, hamwe ni iPhone, ahandi ni Phantom, ariko ikagira metero ebyiri za cable, kandi ikagira cable iri supre, agakebo kananutse cyane. Ariko se ubundi ibi byose bisobanuye ko yakwinjiza vuba? Ubundi kwinjiza vuba kwa chargeur bituruka ku rusinga ikoranye nayo. Ni ikintu ugomba kumenya. Niba ugiye kugura charge, manza umenye ngo charge ngiye kugura ikozemo uruhe rusinga. Watt rero baba bavuga ni uru rusinga. Ubashije kumenya uru rusinga nyine ukabibara nk'uko baba babyanditseho, ukamenya ampere, ukamenya ngo ifite ampere ya kangahe, ukamenya ngo ifite volte ya kangahe, telefone yawe nubwo yaba imeze gute, wasobanukiye charge yayo iyikwiriye, urinda isaza utongeye kujya kuyihinduza akabuno, itongeye kugira ikibazo cyo gucaginga. Rero menya gutandukanya imigozi, umenye ngo telefone yanjye ikwiriye iyihe chargeur, ibintu byose ubashe kumenya kubitandukanya. Niba wumva aho biri kugucanga, unyandikiye muri comment, nkomeze nkuhe andi matandukanirizo y'amashargeur naho ugomba kumenya. Rero ikintu nakubwira mbere na mbere, niba ugiye kugura chargeur, manza umenye urusinga rukoze ino chargeur. Nibyo bizatuma umenya ngo charge ngiye kugura yinjiza vuba cyangwa yinjiza gahoro rwose. Kandi ni ibintu uba ugomba gusobanukirwa, kuko amashargeur yica telefone cyane. Ushobora gufata telefone ifite ingufu ukayishyira ku gacaji gafite imbaraga nkeya, gakoranye urusinga rubi, ugasanga telefone yawe ihiriye ku muriro. Rero mbere yo kugura charge, manza usobanukirwe, ese iyi charge ikoranye urusinga rumeze rute, ese ubundi urusinga narureba gute. Bino bintu bibarirwa mu mawate, urabona iyi ifite watt 120, iyi ikagira watt ya dore ngibi biba byanditseho, ikagira watt ya 20. Ni ibintu biba byoroshye. Iyi ikagira watt ya 65. Iyi watt rero ni uburyo umenya ko iyi chargeur yanjye ifite izihe imbaraga, n'urusinga ruyikoremo n'uruhe, ku buryo telefone yanjye igomba kuba ifite ubwirinzi.